Ase sheri uragiye? Sheri wapi? Amanze ngarabe mu maso mbone kugenda. Abo ndagenda. Sheri ugiye n'amafaranga usize guhaha. Ngo tabambe. Sibyo n'icyo ndetse mu matama ajya no gukora. Ngo gutabire. Nabyo usigaye gubugora se mbese. Ushobora kubireba. Burya urimo no kurya by'umwana. Umwana wuhe? De na byabijumba twarareshe mu mwana mu safuriya nabyo urabiri. Mari reka ngubwire. Kumva mari. Ukumva? Ukumfasha, ukumva. Akwanyumva? Ariko uziko gikanyiro kwa koroni. Hafi gihungu cyabaye cyomanzi. Kandi uko gukimbya mu maso yawe. Gisho hango nawe sakuhigira. Mvugo zitakuhigira. Ega bagomba no kubibona. Umuhungu wembe yabaye mwomanje se so mwana ugigira wenyine. Ndere kamubwire mani. Nihumva? Ukumva? Hano mbanze kwereka ko impamvu buvuga gutyo nuko mba ntago hanyo. Jereka nkubwire mari uri kunyumva neza urugoro twe rwawe se nyine genera kubwiye ngo uri kunyumva ntutazajya ufata ubwo rumwe rumeze nk'ubw'umushushwe wirirwa nkuru wabihaye uzasubira iwanyu kamba cyangwa ugenda upfuka uri kunyumva mu maso se nyine hari n'abagore by'ibigege byagemeye ko umuntu aba yahara cyane mvune undi koko twashakanye wundi none dore rusigaye nkubita ariko naranze kujya gushaka inzara tujya kuzishaka nizitamugira ikigo kizamugira ikirembo Semana ko sasenze sakasaba kugira man ngeremba kane badane boto Mekiyas Asigiye nategerereje ba mukobwa wanjye nagararangiza kwambarara ntabwo urarangiza kwambara ngo uze tuzamukane ko ngiye hari haruguru ku muhanda nanjye urebye nari nsoje waje se tukazamukana ko nanjye ngiye ku muhanda wafasha kuri bage nyinge ariko nzanirana ka gacuma kanjye nanjye nigire ku muhanda reka njye kureba agafotozi tube twinywera y'urwagwa ndabona ntasigara nicaye aha ngenyine ariko se ubu ngubu ni wanakererewe ra ndabona n'amasaha ageze ariko mwana wanjye rwose ujye ugenda ufite intego utazamera nk'abandi bose bagenda nibagira ikintu bageraho ariko uretse mwana mubwire hano wanjye rwose kiragenda ujye kwiga ariko ujye ugenda ufite intego nibyo narindi mu ndakubwira reba nk'ubu ngubu nyoko yaragutaye ufite amezi 5 none reba ukuntu ungana
mwana wanjye rwose uzitware neza utazaneza abantu. Yego papa, ibyo uri kumbwira nibyo koko. Uzige umesha agaciro ntuzaneza abantu tumaze kuba inkumi. Uzirinde ibishuko, dore hanze aha nsigaye mbona utuntu tw'udusore bahagararanye n'abakobwa ku mihanda byameze gutya, nindamuka ngusanzeyo nta mwana we mubwiza ukuri, ubwo sinzaba nyiriso, ni ukubafata mwese nkabica cyangwa nkakwirukana mukajyana, kuko ntabwo nagira agahinda nyoko yanteye ngo ngire nako wanteye nzabishobora. Ubwo rero uzige witwara. Papa rwose ibyo uri kumbwira ntabwo nabikora, ariko mperutse kujya ku ntashye nsanga umukobwa ari kurya ibiraha, ubwo arampamagara ngo ninze ngo dusangire, ubwo namubwira ati se waje tugataha, ubwo nibagutera inda uzavuga ngo ubwo ahita ambwira ngo uri igicucu, ubwo uzajya ubura kuza mubwire rero niba yarakubwiye ngo uri igicucu, ubucucu bwawe bukomere, uri kumva ejo utazaza umbwira ngo baguteye inda, cyangwa ahantu uzumbwira ngo papa ngo ibiki n'ibiki, cyangwa nkagira umusore mubonana nawe. Ibyo bintu rwose sinzabikuboneho. Ibyo biraha ntabwo wabibuze. Nabonye amafaranga yo kugura umuceri, buro yo kugura ibira ntabwo wayabuze rwose. nuko rero mwana wanjye ujye ugenda ufite gahunda, uvuga uti ngiye kwiga nzagere kuri iki, unanteza imbere. Yego ngubu urabona ukuntu mba nirirwa ameze, bananeza n'imbere, ukavuga uti papa reka nkukorere ibi ngibi, ibintu bikagenda neza. yego, reka turekere aha ngaha iki kiganiro, tuba tugere no ku mashuri dukurikira. Ntarebe ngaho ugenda, ariko ibyo bintu ujye ubizirikana. ubwo ngubwo nanjye ngiye kugenda, agafunguzo nanjye ndagasiga hano dusanzwe tugashyira, ubwo nuza kuva ku ishuri ubwo uraza nyine ukaharebe, uteke imiceri irahari, ibirayi n'inyama nuzishaka umbwire nazo nzikugurire, nta kibazo, urabizi ko nta kintu njya nkwima. Yego nuko rero mwana wanjye ngaho ugenda ugira amasomo meza, nawe ugira akazi keza. ngende njye kureba agafotozi, tugende tube twibereye ku muhanda, tujye kwisomera urwagwa. Bayi, ndagiye wibuke gukinga. Ngaho ugenda agafunguzo ugura akareba nta hantu. Yego nanjye mfunge, ubwo nanjye njye kureba agafotozi, tugende tujye kwinywera icupa, ubundi irungu rya hano ntarikira rwose. Ngubu nanjye reka ngende njye kumureba. mama rero ubundi ubungura umuhungu tuvuga ko abatunga Ibema bro. Mutaka waho ngaho ku kazi se. Ese umwana ku kazi gubu ngo nawe kari bwagiteza ingaro. Uragira ngo se papa gafotoza, uragira ngo ari ikibazo buriya. Nta kibazo yagira, ariko kanze gutakareho ntugire ikibazo. Runo rugi rwawe reka nze manze na narufunga.
Narasira bambwiye ko amuze gakuru kandi egeyo inzatsi bari bume nizitamugira ikirembo ziramugira ikigoyi. Petero! Yego. Maye mwari. Niko. Wowe uba wahereye nasanga ahuze mwako ndeba ziba zakwishe. Komera nta kintu baye so. Ndumva banza nuza zara. Ahangaha haravunitse komera. Petero. Oya komera. Ariko nta n'igisebe kije. Nta kije ariko. Komera. Ariko se ko nari naje kukureba mu rugo nkakubura. Uba wazindutse ujya he? Ahora ni ikipete. Ugiye se ngo ubu meze neza. Pete ubu Nanjye naguze akantu nza kukureba ngo tugasangire. Kaze ko mbona ubutubu karacyarimo pe. Karacyarimo nagutsuko biza ari ikintu narya ngutsu. Ega Petero niyo mpamvu nanjye ari wowe nshuti ngira inaha. Kintu rwose aho kugira ngo nyine udahari nayimena bikagira inzira. Petero rero nibyo maze iminsi nkubwira uri kumva buriya ukuntu ngufata uzi ko ndutira umugore. Undutira umugore. Stama. Bunda. Uyemanyura rero, udatera abakuru umwako. Suka. Uragenzwa n'iki? Hari nayimena bikagira inzira. Petero rero nibyo maze iminsi nkubwira uri kumva buriya ukuntu ngufata uzi ko ndutira umugore. Undutira umugore sibyo? Hano hari ukuntu njyewe buriya tujya tuganira kuko umugore wanjye simba namusize mu rugo se. Ubu urabona tuba turi kumwe. Ngiye ngomba kuba ndi kumwe na Petero ahubwo nanjye ndabona kari akagore kawe nzakirukana kuko karambangamira. Oya ntago wamwiruka. Ndo kuri Pete uri kumva? Aha nta bintu byo kwirukana umugore ntase hari ikibazo mufitanye. Akantu karamirika ni ukuri Pete. Ako kantu karamirika. Ako sawa wakaguze kwanda? Nakaguriye hariya hirya ahubwo dusubireyo ahubwo tujye kureba n'akandi. Nrinje kukureba mu rugo nk'ubuze ngize amahirwe turanahuye. Reka nkubwire rero Pete. Uri inshuti yanjye. Oya ariko urabizi nanjye ndagukunda rwose. None reka nkubwire Pete. Jiwe nguhaye. Ahubwo ako kantu rwose kora ahangaha. Nguhaye umuntu w'umugabo. Hano nari uragenzwa n'iki? Bwira ikibazo cyawe izo mpano zikumve zibwire. Kugira ngo ahengera wundi ukunde nizo ushaka. None se wawe mutunzi iki wawe? Mbwira iwawe mutunzi iki? Mutunzi inkoko. Rero urumva uzajya wipfure amababa yose uyamare sibyo, ugende uyashyire munsi y'uburiri muryamamo. Noneho mfitemo
fashaho gakeya banza noneho ndebe pete noneho tugende hariya kwawe abaduhaye ku gacupa noneho tugasome ubundi rwose nta kibazo reka nanjye nanagura n'irindi noneho urandike nk'uducupa nka tubiri rwose nanjye ngomba kurigura iriya nkumaye tukayizihiza kandi kumenya kumva uriya umuhungu wanjye njyewe uriya muhungu wanjye subizi ko mfite umuhungu ndamuzi umuhungu wawe ni umwe bita ngasana se sha kuri ya muhungu mbona adafite imyitwarire myiza umuhungu wanjye nubwo yabaye nk'ikirara pe ariko ni ukuvuga ngo buriya ntacyo biba bintwara none se ubu ngubu tugiye kujya kwa Piyeri tugende rwose ibyo byishimo iyo nka ntacyo bitwaye reka tugereyo iyo nka rwose tuyizihize reka tugereyo tugende tugereyo ngwino banza utsome none nkubwire ndetse aratsikurikiraho ngwino utsome oya ngwino utsome imana zirakukubita rero nutabikora soma ngwino utsome noneho none imana zanjye rero umugabo wawe bambwiye ko agiye kuba ikigoryi uzagaruke hano ntari ikigoryi uzagaruke hano uzarara ndaza wambaye uzavangamo noneho wishyira munsi y'uburiri sangene ucucagire hejuru y'amababa wayarambuye munsi y'amatora urumva kandi uzabikore neza uvuga ati bikigoryi kwakira reka nguterere n'inzuzi ndebe ko bizagenda neza sigaye kubyina noneho urareba turababagendagaho aragiye musigaye muri babiri urababona mwegerane noneho bizagenda neza ugende ubikore nk'uko bikubwiye sibyo ugenda va mu maso kandi njyewe inshuti yanjye ariko urabizi nanjye ntariri ryanjye nawe rwose ubucuti bwacu reka nkubwire pete ubundi reka nkubwire kumva ubundi ni wowe nyangamugayo ya mbere inaha rega buriya ugomba kuba inyangamugayo rwose ukaba umuntu ukabera abandi intangarugero bakajya banakureberaho nk'ubu ngubu nubwo ubona uriya mugore wanjye yananiye akagenda akana asigaye yicuruza hariya haruguru ku muhanda ejo bundi nagiyeyo ndamubona yabaye mubi yabaye umwanda umukobwa we abamumbaza nkamubwira uti reka da ntiyarananiye sinzi iyo yohoheye abakubwa se ko umukobwa amukumbuye umukobwa we nyine ntiyago yabura kukubaza nyina ariko nyine nkamubwira ko nta kintu yamumarira se wata umwana w'amezi 5 ukavuga ko wa mwana umukunda nibyo ari kureka tugende
dufata kandi gacupa aya nari ndabona bitugende kasugemo gakeya tujye tumenaho rimwe rwose neza nanjye buriya nakwemera cyane urumva ko hajemo n'ibintu by'inka urumva ko urukundo noneho ahubwo rwogeye urukundo rwocyanga nyakigenda tugereyo mu bantu. rwose niyo bagashyiramo twicare hariya tugasome ubundi urukundo rukomeze. harya ubu urimo hano karimo kameze ubundi njye nibyo mba mubwiye kumva buriya niyo mpamvu uzasanga njyewe nanjye n'inshuti nanjye ntabwo ndi inshuti mbi nanjye ntabwo ndi inshuti mbi rwose akantu karanamirika rero kakumvishije ari sawa cyane akantu karamirika rwose niyo mpamvu njye buriya nagomba kuzaguterwa n'umunsi wari ni sawa rwose ubundi ntumenye uko bwije pe kareka ntabwo ntabwo ujya umenya uko bwije ariko se nk'iriya nka wamaye byo bimeze bite iriya nka njye nzayiguha kandi ugomba no kuza gukura ubwatsi ahubwo bashyiremo n'irindi cupa bashyiremo n'irindi reka tubanze ukomeze ubimbwire neza reka tubanze tumire ubundi ukomeze ubimbwire neza reka tubanze dusomere numva ari cyuzuye nicyo abanyarwanda babera cyangwa hari ikindi kibazo kituresheje hano mu Rwanda kuba ntarambutse umupaka ngo ujye muri Uganda cyangwa muri Congo ariko rwose n'ibiri ko bajya gushakiraho amaronko ko najya yose hano nawe ukagerayo zikananga njye nsiga inshuti yanjye Petero
reka mwereke mfite umugore wanjye bamwita Marita sibyo bajyana igihugu cyananiye kikirara cya gihugu cyajyamuru cyabyawe yewe n'icyanye nako buriya n'ubanya ko n'ubanya nta mahano ugira ntabwo warugira kiriya cyana ni n'ikijura ni urabasanga nyina ni wabikura kiriya cyana urase kibikora kuri indi buriya ni kuri we ntabwo mbikuze rwose uriya ushobora kuba uriya muco yarawukuye kuri nyine nje ndi intungane pete nje ndi intungane ahubwo wowe se ahubwo umuntu yakunganye pete mfasha gutya wewe agamba nze nyare ubusa n'umuceri ndiribwa nkushyushyana umva nta n'ikibazo ufite ka ngusubize mu nzu papa aza no kwirira ndabona nta nubwo ajya akunda ibintu by'ubugari ko aba amusubije mu nzu zenya hagarika zenomve ukibintu bimeze anje mbanje nyare abone nje nomve nta kibazo cya peterolo kizi ngo nasinze ye ngo kindushije ubwenge nge ntago njya nsinda kanze mwereke iriya ndyo ngomba kubanza nkajya kuyumviriza neza nkayumva so barabyibagiwe ubone ngaruka ndabona n'akazi kanjye ngasoje kabe nsubira mu masomo wenda negereze na papa kwazi
inama y'isi bikatunanira ko byaranancanze ukuntu babikora. Munamenya babikora bate, ariko ejo nzongera mbaze mwarimu adusubiriremo rero ko nanjye nabyumva. Ngaha ndabona bwo naragerageje da tunumva kutwumvamo gakeya. Narangije kwiga ndanabinamenye kandi njya kubika ikaye. Urinde urimo gukomanga? Yemwe ishimwe. Sunika ntago hafunze. Ishi. Aho batavuga ariko dahari. Ese burya wari uhari? Hari mari. Komera. Ese urukarango nabuze rararugura urukarango ewa. Karitse yabaye urukarango gusa. Injya ruhumuje da. Niwe ruhumuje. None se papa wawe rero yarakuntumyeho. Ako burase wari utetse nk'inyama. Oya, ntago sari inyama. Ari inyama. Papa yarantumye ngo ugende hari haruguru kwa Pierre ujye kumureba ngo uzane ziriya nyama ngo hari akaro yafasheyo ngo noneho ngo muze kubona icyo murarira ngo murize kurisha ngo ubugari ngo uyu munsi ngo ushobore kuba watetse ubugari. Nibyo yarantumye. Ubwo kangereyo numva ibyo ari kumbwira. Wanyaruka. Ngo tugende tujya kumureba. Ubwo se nagere twaza agafuka. Genda nta gafuka witwaje. Aya, kasansanga hano kabijyane. Oya, umuceri ntabwo uryoshye. Yako nareba. Umuceri ntabwo uryoshye. Cyane cyane ubugari. Ubugari. Kansanga hano. Baba we nibagiwe urufunguzo kajya kureba ko nasize n'agafunze. Njye kureba ko nasize n'agafunze.
ngaba we. Ndahama.